Kurya inzembe ariko. ndazirya byaganje ahubwo. Ariko niwe bita kurya inzembe. Nijye bita kurya inzembe. Ubuse urazishobora koko. Ndazirya 90 igashira, ndazishaka ndazimira ndazicira byaganje. Umaze nk'imyaka ingahe urya inzembe? Imyaka n'imyaniko kabisa, n'imyaka n'ibyatsi. Usibye kurya usibye kuba abantu bakuzi nk'umugabo urya inzembe, ushyira intebe ku zuru, ushyira utegeka amazi ngo meneka cyangwa hagarara, amazina yawe ya nyayo witwa? Amazina ya nyayo banyita Hakizimana Muzarendo. Uri umupapa? Ndi umupapa. Ese biriya bintu ukora ntabwo wabiguteye? Ubwo bwigize ko ari ibintu byanjye by'umwuga wanjye nize nkabishyira mu bwonko nkabimenya bikanjyamo. N'undi muntu se yabyiga akabishobora? Ntabwo apfa kubimenya cyo tubanje kubyitoza. Yampaye nka data. Hari ishuri wenda wabugira utorezamwe abandi? Hari aho bita za Karama Norvege abana nigishamo ibintu by'imikino nk'iyo ngiyo. Ku buryo umuntu yazagusura akavuga ati okay, yewe Muzarendo ishuri ryanjye niri ngiri nigisha abana. Narifite kabisa, muzansure kabisa. Tubwire. Kurya inzembe ni muntu ki? Kurya inzembe nk'umuntu ukubonye bwa mbere kurya inzembe. Ubonye kuko ari ubwa mbere ubonye utabizi nyine biragutangaza, ari ibintu ubona bitangaje cyane. Yumve ko ari muntu ki? Umuntu se ni umuntu nk'abandi. Niko umuntu aba yarabyitoje. Se buriya nta zindi mbaraga zihishe inyuma? Mbaraga nazo ibintu umuntu aba yarigiye bikamujyamo neza byahatari. Wabitangiye ufite nk'imyaka ingahe? Natangiye kubyiga mfite imyaka 4 n'igice. Imyaka 4 n'igice? Imyaka 4 n'igice. Niba wibuka ni iki kintu watangiriyeho muri ziriya maji zawe ukora? Ikintu natangiriyeho ni iki ngiki, ingofero ayireba. Ndayireba. Urabona kagaza ku zuru. Iki? Ingofero yanjye jya mu mutwe gatijyamo nta mikino. Ngo iki? Buretse dapfunyikira abantu. Dapfunyikira abantu rwose, dapfunyikira abantu. Mbapfunyikira ntabyo. Subira mwako kantu k'ingofero. Ntabwo mwakabonye se? Ntabwo ngena. Tonde nzonze mwereke. Dore ngiye ngofero. Ngofero yanjye n'umuhungu gateka jya muze. Namutwe tujyamo nami. Uri guhenze ku murwe. Urimo ahita ugira gutyo umurwe. Ntacyo. Hagarara neza weme neza fresh. Sawa dore. Jya umutwe. Iki? Wabonye ariko. Ukorana nabiriye pari. Wamenya ari bikira n'ibyanjye nkora birancanga aho gakina. Mr. Birori none ndatembagaye. Uko? Kurya inzembe? Ukorana n'abahariya hepfo? Yagiye ntabwo nakora n'abahariya. Uratubwira nayo wigira wasanga shaho hariyo ukuntu ugira gutyo ukaba ufite y'imbaraga kidogo. Wapi. None hari akandi kantu kasekeje. None se uzi ko bwo nakwigana ukuntu wavutse urira nakwigana wahogoye. Nahogoye se nahogoye wabishobora. Ngewe mbwira nkwigana. Wese uri umwana? Niwe nigana wowe. Nyine uri umwana? Niwe nigana. Uri umwana se? Nyine mfasha. Ngaho bikore. Umva bikore. Iki? Guki? Ndumva nahogoye none. Guki? None siko wavutse urira urongeye kubihakana none. Mr. Birori rero ibyo nigize none nari ntarabo. Warigenje nyine. Narigenje nari ntarabona. Hanyuma se usibye wenda ko kuba abantu bakuzi ngo kurya inzembe kugira gute? Ubundi ufite umugore? Mfite umugore n'abana 6. Abana 6? Ubuse iyo bakubonye uri gukora biriya bintu ntibagira ubwo babibwirwa n'iki? Ni iki kintu cyakubayeho bwa mbere ujya gutangira ziriya maji zawe nyine uzikorera mu bantu? Cyambayeho nta bantu birukanse bavuga ati uyu muntu ni umuzimu? Ikintu cyambayeho nyine kubyiga byarangije biramvuna. Maze kumva ndihangana ndabihatiriza. Ndabimenya. Ndashaka umbwire. Biriya bintu ni ibintu bidasanzwe hano mu Rwanda. Ibintu nyine ntabwo tubimenyereye twebwe.
ujya kubikorera nyine muri sosiyete bwa mbere bakabona ufashe intebe ushyize ku zuru urahagaze ntabwo ziguye, ntabwo abantu bagize ubwoba bari baranyanyagiye barahengetse bariruka. niyo hantu hambere wabikoreye? niyo hambere wabikoreye? ahantu hambere natajya kubyigira ni mu Gatenga, ndabyiga ndangiye ubwo mbikora n'iwacu Nyagatare. muri Gatenga ni kavukire yawe cyangwa? Gatenga niko nahigiye ngewe, navaga i Nyagatare nkaza kwiga inaha i Kigali kwa kavukire ni Nyagatare. bivuze hari undi mwarimu wakwigishije? oya nta wundi mwarimu yije ni Gatenga, urako n'ishati ya na uniform ya nyuma nyikifite. none se Gatenga ni njye biracyancanga nibaza nase mu Gatenga niho watoye iriya mpano cyangwa none akwira mpano nyine? nta mwarimu se wigeze kwigisha? Naka nawe ahubwo abarimu Karosi yazanaga abazungu bakatwigisha bavuye mu Bushinwa. Karosi yari uwahe? ni Umutaliyani. ni Umutaliyani? nawe yarabikoraga? yawe yabaraga ikigo yazanaga abarimu bakatwigisha. bivuze ngo Karosi niwe mwakuyeho impano cyane cyane. ese biriya bintu wirirwa ukora njye nkunda kubona video biriya bintu harimo akantu nyine kuvuga ngo nyine akantu aho kugira ngo ngiye nicare ngiye kandi nzi ko ariyo mpano yanjye ntago nakwicara nakomeza nkabikora ko sinabwirirwa cyangwa umugorare kugira ngo mumenye nabikora ko nibyo nkora niyo mpano yanjye sinabura cyangwa bwirirwe. ndagowe noneho kurya inzembe iyo wifata uraza kubibona ndabikwereka kurya urwembe. iyo wifata ngiye kano kanya ntabwo nkiri kubyemera kuko ariko se kuko ikintu cya mbere wanyemeje iyo ngofero nanjye ubwanjye sinabishobora. ikindi kurira kuriya ntabwo nabishobora. ikindi kandi wasanga uza wiganye n'amajwi y'inyamaswa. oya ibyo ntabwo nabyize. icyo wize ni kwiganya agahinja no kuvurira nk'injangwe nk'uko iki iyo ni injangwe yo mu Kinani. yo mu Kinani irira gute? gutyo nyine. gute nyine? iki hanyuma iyo mu rugo gutya ibiri kurira se? hanyuma kwa kundi akana k'injangwe se kaba kari guhamagara nyine? oya ne gutyo nyine. yampaye agenze ndabona i Kigali. none se kurya inze yewe hari ikintu kimwe nibaza, izo maji zawe usibye ndagufata ibintu nka biriya nyine buriya ntazi ni maji wakora nko kuba wafata nk'umuntu ukamwiba cyangwa ukagira gute? ibyo ngibyo byo ntabwo nabyize. wapi ntabwo nigeze mbyiga. kandi umuntu akora ikintu yize icyo atazi ntacyo yakora. umuntu akora ibyo yize. mw'abantu mwe mukurikiranye Birori Mr Birori TV ngewe nashoboye kuko ibintu uyu mugabo akora harya mwe mufite imyaka ingana? nabyize mfite imyaka 40 n'igice. kano kanya ufite ingana? akano kanya ufite imyaka 53. ufite imyaka 53 ubasha gukora ibyo bintu? abasaza bandi mu ngana wasanga bagenda hamanuka gusa. ariko kano kanya ku myaka ya 53 ubasha gukora ibyo bintu? ngiye nkanjye Mr Birori rwose namanitse amaboko sinzi nibaza ukuntu uyu mugabo abikora. yambaye ingofero ye nayigerageje wapi byananiye. wabishobora gutatara byize se aho uzaba nziye kubyiga? n'abafamiliye bawe barabizi byose se bazi nabo bafite impano? bariya ntabwo bayifite impano y'inge wifite. niho yifite wenyine? nese wazabigisha nabo bakabimenya? wewe ngiye kuzabigisha kuko n'ubundi ngo sinzapfe nka gicucu ruganzu. wase umugore wawe se wasanga waramuterese mu buryo bwa maji? ngomba nyine kumva ku bwenge nyine nkahita muza mujyana mu mago nyine. mujyana mu mago mudakoze igiko se? igiko cy'iki se niko ujya umura
ubuze ni urugero sibyo uramutse ukunze nk'umukobwa sibyo wakirirwa uvunika ngo urajya gutereta cyangwa wahita ukoresha amaji ntabwo najya gutereta wahita ukoresha amaji bigahita ako kanya vuba rwose nkamurongora namukozeho ukagira ute nkamurongora namukozeho gute se numva ndagaza niko nda mukobwa wazanye ngurebe nze kumbikwereke iki ntabwo se umukobwa yakwemerera ko wasanga azindi mbaraga ugendana wa mugabo nazo ugafata umukobwa ukamurongora ntumukozeho ntimwegeranye ntugize gute bigakunda se birakunda nyine hari aho wigeze kubikora amva nagaswe mu buki ahubwo wowe uranyitiranya ahubwo nta makuru ufite ubwo urumva wiki nonse wanamutera n'indi utamukozeho bigashoboka ako kanya vuba ariko mana yanjye we kurya inzembe none akumiro karaguye reka nkwereke si wambwiye ngo ugira amaji si wambwiye ngo ugira amaji iby'intebe ntabwo ndi maji iby'intebe biraza nyuma yongeye kukuzanira akantu urumva ugashyire ku zuru nikatagwa noneho amahane yose nari ifite arahagarara bantu mukurikiranye Mr Birori rwose ngewe ugiye kuzana ibuye ntabwo mba nshaka abantu baza banyiyemeraho ngo barabasha kandi ari uguteka imirwa barabasha ze bashoboye byo kuza bateka imirwa zana karagati akaye uzika ko ngaho byo kuza bandekaho imirwe ngo bashoboye iki ntacyo bashoboye umva si wanyemeyeho kubasha noneho ugiye kungerageza urabasha cyangwa urangerageza se kuki ntabasha urabasha cyangwa ni ugufera urabasha rahira ko utagiye guseba kuki ntabasha nyine rahira ko utagiye guseba ntabwo nseba uraseba ntabwo nseba tangira ikigango tangire mu kintu dutangiye uraseba reka uraseba si wigize igaye kanze ngo usebye sha wasanga ari Mr Birori ugiye guseba dore ko bagira ngo si wigize igaye ntabwo ndi igaye ngenda akora ibyo nzi si wigize jokone ugiye guseba Mr Birori ngiye gusebya umuntu ahangaha aki bereke gitambike gutya nabyo gutambika nyine gifata ukibereke ukuntu kingana ngiki se gegeza hejuru nk'ahangaha mu ndebere agiye gufata kino giti agishyire ku zuru gihagarare ntabwo kiri buze kugwa njyewe yanyiyemeyeho ngo arabasha reka turebe karabaye utamenera kamera buretse wabikurikiranye buretse action ye baba we karabaye utamenera rekura uraseba uraje usebe karabaye wabibonye gitambitse se cyajyaho hapana kubera iki kitajyaho ntabwo cyajyaho abakuru baba babihakanye ntabwo nibwongere gutera imigeri Mr Birori noneho ndayamanitse nese kurya inzira umva nta mwanya afite
tujye mu bikorwa, amagambo tuyareke. Sawa. Ngewe kurya inzembe yanyiyemeyeho, ngo afata intebe agashyira ku zuru, ngo afata urwembe akaruhekenya, ngiye kumugurira urwembe. Si wanyemeyeho ngo ushoboye kurya inzembe, si wanyemeyeho ngo intebe urazishyira ku zuru, ngiye kugushakira urwembe rushyashya. Rushake bya danje, ntabwo ndi bukuzanira urwakoze, rushyashya wenda rutyaye rwa rundi rushyashya original. Ntabwo ndi bwigere nguzanira urwembe rwakoze. Noneho urwereke ubwo bwiyemezi bwa ahantu bushingiye. Sawa. Uri tayari? Ndi tayari. Ako nupfa ntibakumbaze. Ndi tayari. Nupfa ntibakumbaze. Ayo wendi tayari. Nirugukata umunwa ntibakumbaze. Ndi tayari. Uri tayari? Nge mbanje kwisegura. Nakanje urwembe rukamukata mu kanwa ntibamumbaze. Ntibakumbaze. Kuko ni wowe wigize iki? Jorokora. Nashyira intebe ku zuru akava imyuna ntibamumbaze. Ko ni wowe wigize iki? Jorokora. Kuko ari ikindi kintu kikakwangiza ntibakumbaze. Se wigize jorokone? Wigize akarakajya? Urumva wabyimbye wigize igare? Byahatari. Wabyimbye? Byahatari. Se nkwereke.